Abantu benshi bibaza bati ese ubundi urukundo ni iki? Ese yabaye sinabiri hagati yo gushaka ndetse n'urukundo nyizina? Niba se gukunda ari gushaka mbwa n'umunyarwanda tweke abana bato babwirana ko bakundana kandi batagize icyo kuba bashaka batanabitekereza. Bamwe n'abo bana no gukundana bakiri abana bafite ibibazo bimwe na bimwe mu buzima bwabo, abandi bamara ubuzima bwabo bwose bababaye. Ntangiye rero nizakeza kwigisha byinshi mu buzima, tuzabonamo byinshi tutatekereza ko byaba mu buzima busanzwe. Gusa icyo wamenya cyo no kwica ubwenge bwa muntu bwatekereza cyose no gushoboka kirashoboka. Ngewe rero nitsa mudabure kiki ibisanzwe twasaba ko tuzashikwa n'iyi nkuru kuko iraryoshye cyane. Muhawe ikaze muri episode ya mbere. Imyaka ya kera cyane mbami Ottomani nuko ubwami habaye abahungu babiri bakiri bato baravukanaga tari nkurikirane. Abo bana bombi b'abahungu barakundaga rwose bitewe nuko bafite igikundiro. Gusa umuto we yashobora imyifatire atandukanye na mukuru we kuko yarashabutse cyane akadafatana ibintu buremere, mu gihe mukuru we yakomezaga ibintu kandi yarakubaganaga cyane agashaka kuvumbura, agashaka kumenya ibintu bishya. Abahungu rero babiri bari abana b'umwami cyangwa se ibikomangoma. Ubwo rero umunsi umwe mu basha b'ibwami umuje umwe witwaga Nyasha yaje gusama inda abyara akana k'agakobwa karakuze kwiraha ibwami. Iminsi yakomeje kwicuma ikaza kuba inshuti ikomeye na wa muhungu muto, igikomangoma gito nyine. Baje kuba inshuti zikomeye, ibintu birakomera kurenza urugero. Gusa nyuma y'igihe runaka baje kuburana. Umuhungu abona n'ako gakobwa mu buryo budasobanutse neza. Kubona ko uwo mukobwa udatumye ubwonko bw'ako gahungu gira akabazo. Bashakishije umugambi bwose ariko barababuze. Kuva uwo munsi akana katangiye kuronka ingunge kakigunga cyane kanga abantu bose. Iminsi yakomeje kwicuma. Yaje kuba umuhungu mwiza cyane, gusa aho gukira ahubwo yahindutse umusazi w'imbaraga akagerwana bikabije. Ibyo byatumye afata umwanzuro wo kumufungirana ahantu mu kazu wagira ngo ni kasho. Iminsi yakomeje kugenda. Nyuma y'imyaka 10 rero habaye ikintu kidasanzwe mu ishyamba rinini cyane. Harabirukagamo bafite amacumu ndetse bahetse ibihimba by'imyambi bigaragara ko barimo guhiga. Uko bashoreye imbwa, umwe muri abo basore wari imbere biragaragara ko atameze kimwe n'abandi bitewe n'uko yakeye ku ruhu. Rwose biragaragara ko ari umuntu w'ahantu hakomeye. Yambaye imyenda myiza atandukanye n'abasore bagenzi be, ndashaka ko yari igikomangoma. Abantu benshi batekereza ko abana bakuriye ahantu hakomeye batabasha kwirukanka, ariko we yanyarukaga cyane. Yarutse asiga abandi basore bagenzi be yirukankanye n'imbwa ye bitewe n'uko yavumbuye inyamaswa barimo gushakisha. Nyuma yo kwirukanka akanya, uwo musore utamenye izina yateye icumu iyo nyamaswa irakumbagara. Umusore amaze gutera icumu iyo nyamaswa, abandi bose bari kumwe bahise bahagera. Bamaze kubona iyo nyamaswa irimo gusambagurika barishimye cyane. Bateruye uwo musore bishimira ko yishe iyo nyamaswa bitewe n'uko yazengereje icyo giturage cyose. Nyuma yo gusereburana hamwe n'uwo musore kubigarutse iyo nyamaswa, ugatsinda kose kahise kicara munsi y'igiti bafite akanyamuneza. Bamaze kwicara batangiye gushemba uwo musore bamubwira bati, ariko nawe witojeje ubundi none urimo kwica inyamaswa? Nuko bamubwiraga arabasubiza ati, ariko ubundi mugani wanyu ntabwo byumvikana uburyo nabasiga, kandi ngo ari mwe mwantoje ari namwe mwakagombye kuba abambere. Umwe muri abo basore amusubiza ati, reka Zavian, we nta numwe muri twakwigiranye nawe, uzi uburyo wirukamo? Undi musore yungamo ati, wagira ngo ngeragere. Uwo musore wishe inyamaswa araseka. Undi musore wicaye iruhande rwe wari ufite umutwe munini ndavuga ati, ahubwo iyo bataravutse ibwami tuvuga ko atari igikomangoma, ari ukubeshya kubera rwose mwiyukire uraturenze. Nuko bamubwiraga, Zavian yaramwenyuye bigaragara ko yishimye. Aravuga ati, nibyo ndabizi ko nzi kwirukanka, ndabyibuka kuko kiva kera tukiri abana batoya. Iyo kintu cya mbere papa yarihereye adutoza njyewe na murumuna wanjye Aziel, ndakeka ko n'ubu ntamusha kwirukanka cyane. Nuko Zavian yababwiye. Undi musore yese avuga ati, sha uriya musore uburyo yarameze byabiguranye ko yagira ubuzima bwiza bitewe n'uko ari umunyabwenge, afite ubwiza burenze agatangaza. Uwo musore amaze kuvuga gutyo, wa musore wundi ufite umutwe munini yaravuze ati, ariko ubundi Zavia, utubwije ukuri iki cyatumye murumuna wawe umusazi kuri kariya kagero? Mbere y'uko igikomangoma kibasubiza yicije umutima ati, muzi ukuri nanjye ntabwo mbizi, nzi gusa ko ibipimo bya muganga bigaragaza ko Aziel ari umusazi kandi kadashobora kuvurwa bitewe n'uko atari ibisazi by'abakurambere cyangwa bishumurana. Gusa rwose murumuna wanjye ndamukunda bitewe n'uko yigisha ibintu byinshi nubwo yasaze. Ndakeka ko wowe uduteze amatwi utangiye kubisobanukirwa. Kagahungu kasajijwe n'urukundo kitwa Aziel naho umukuru kitwa Zavian. Muri ako kanya Zavian na bagenzi be babiri bakunda kugenda guhiga bakomeje kwicara aho ngaho munsi y'igiti. Nyuma y'akanya gato yabumvise ijwi ry'umukobwa rivugira hirya gatoya rihamagara riti, Selene Selene. Bahise barebanaho.
gusa batangajwe nuko batigeze babona uwo mukobwa, ahubwo bumvaga ijwi gusa. Nta gutakaza umwanya bahise basatira gake gake bagenda banyonyomba batira hagana aho iryo jwi ryari ririmo kuvugira. Bamaze kunyonyomba nk'intambwe 5 babonye umugezi hirya mu ntera nto cyane. Gusa amaso yabo amaze kuraba ku icyayi mu mazi bahise bitimba ku ruhande ku giti cyari gihari, ari nako wa musore ufite umutwe munini aravye indimi acinyika amenyo bitewe nuko bari babonye umukobwa mwiza bidasanzwe. Umukobwa yakuyemo ikanzu adatinya akamabere ajya hanze bashyira ko ahantu hari umutekano. Ubwo rero yamaze kubikuramo ahagaze aho ngaho iruhande rw'umugezi n'agakariso gatoya gusa yahise yinaga mu mazi. Ubwo nyine umukobwa amaze kwinaga mu mazi Xavier n'abo basore babunamutse gatoya. Umusore ufite umutwe munini yahise avuga ati mbega kuva nabaho. Yabivuze ari nakayifata ku kananu. Ako kanya Xavier yakanuye amaso, uwo mukobwa nawe habe no kumara akanya gato yoga yarubiye rimwe gusa ahita yuburuka. Hanyuma ava mu mazi asubira hamwe yarahagaze kare afata yakanze arongera arambara. Ibyo byose Xavier na bagenzi be barabirebaga batangaye. Bagenzi ba Xavier batangiye kumubwira bati muvandimwe uriya mukobwa nta gucikura buri imbwa rwose ntuzigire no kutuyemeraho. Nuko mbere tubonye umukobwa mwiza nk'uriya bikore nk'umugabo mutere tugende gira vuba nk'umugabo nyine ntuzi ko kayoza utubwira ko ukeneye umukunzi. Xavier ati ntacyo mwebwe mubimbwirizaho cyo ko nakibonye kare cyane mbere yuko mubimbwira. Umukobwa namaze kumukunda kare cyane kandi mbabwire we Caspi na munyura by'indimi kanswe nzoka uzankora ku mari yanjye nzakwica ndetse n'undi wese. Xavier yabivuze ari nako yipamba neza kuva ku muvuduko nk'urumuri yose asatira wa mukobwa aramutera n'imbaraga nyinshi ariruka. Abase bagenzi be baramukurikira imbwa zabo igikomangoma cyo gitwaye umukobwa ku manywa y'ihangu izuba rirasa. Muri ako kanya bakimara kumwirukankana barenze muri wa mugezi hubutse undi mukobwa usa neza na wa wundi Xavier atwaye. Ubwo nyine nawe mu gakariso gusa n'amabere asongoye kimwe na wa wundi yavuye mu mugezi azunguza imisatsi n'akanyamuneza kenshi. Haha mana we usize Xavier ntikoreye umuzimu ngo niza amakobwa meza. Nyamuneka koza subscribe uzacukuna episode ya 2.